Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dukomeje ku gice cyacu cya karindwi cy'inkuru yacu y'umukobwa w'igini wakundanye n'umuhungu hano mwiza cyane. Ese igice cya karindwi gitangiye gute? Urabona umuhungu wacu bitangiye rwose yasubiye ku irimbi, yagiye gushakisha wa mukobwa. Yagiye kumuha agasopo rwose katamushaka ko yamaze kumenya ibyiwe. Akiri aho urabona rwose imirabyo iri kukubita wa mukobwa niwe wiziye. Uraje ndagira ngo nkubwire ko ibyawe byose nabimenye. Ndabizi ko wabimenye. Nabimenye, singushaka mu buzima bwanjye. Ntuzongere kumfata aho ngiye hose. Singushaka. Nakumenye wowe wapfuye kera, hashize imyaka 3 upfuye. Ubwo rero rekana n'ubuzima bwanjye kuko singushaka rwose. Okay, nimba utanshaka ugomba gukora ibyo nshaka. Ugomba kuba umugabo wanjye. Ngo ngembe umugabo wawe. Ugomba kuba umugabo wanjye cyangwa umfashe kwihorera kubyo mwene wanyu yankoreye. Nge sinaje gufasha abantu kwihorera. Njyewe sinaje gufasha abantu kwihorera. Ndakubwiye ngo rekana n'ubuzima bwanjye, singushaka. Genda rwose, ntuzongere no kumvugisha. Njye nawe birangiriye aha. Singushaka. Ubyemere ubyange. Ibyo nshaka uzabikora ku ngufu. Uranyumva neza? Tuzareba umugabo ninde hagati yanjye nawe. Reka ngende. Umuhungu wacu rwose arigendeye. Mu kugenda urabona ko yageze mu rugo, ari kumwe na mukuru we, ari kumubwira uko byagenze kose. Namaze kumenya ukuri. Uriya mukunzi wanjye rwose nabimenye ibyiwe. Ntago mbyumva. Yambwiye ngo ngomba kumurongora, ngo nimba ibyo nabishaka ngo mufashe kwihorera. Ubwo rero ntago mbyumva. Mukuru we wanza yarakoze amabara, byamushobeye rwose. Brother, bimeze bite uko nzanye aha ngaha? Ubanza rwose ibyo uriya muhungu atubwira ari ukuri. Ni ukuri rwose. Ntangiye kumwizera. Zinduna wapfuye kera yagarutse ku isi? Brother, ntabwo ibyo bishoboka. Wabibonye hehe? Njye ko nabyumvishe ashobora kuba yaragarutse rwose, kuko hari ibimenyetso byanyeretse ko yaba yaragarutse. Umuhungu wacu rwose byamurenze, ahitamo kujya ku mupfumu. Urabona ko yagiye ku mupfumu rwose, yagiye kuraguza. Yagiye kuraguza rwose abashe gufata intsinzi. Ese wowe ujya wemera abapfumu? Tubwire
ibyo abapfumu bakora urabyemera? Nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu z'urukundo za buri munsi. Njye muri kumwe ni Birasa official. Umuhungu wacu rwose urabona bari nabyita kumutorokesha, kumutongera. Umupfumu rwose urabona ko ari gukeza, ari kumukorera ibintu utabasha kwiyumvisha. Uyu mupfumu rwose biragaragara yuko ari uw'Ikibungo mu Gisaka. Ni uw'Ikibungo mu Gisaka rwose. Amuhaye umuti, amubwira n'ibyo agomba kugenda gukora ku mva y'uriya mukobwa kugira ngo abashe kubona intsinzi. Ese biraza gucamo? Urabona rwose igicupa bari bamuhaye arakimennye, amaze kukimena havamo ibintu by'amaraso. Umupfumu ahita amubwira, urabibona rwose, iyi ni intsinzi ya mbere ubonye. Wabonye intsinzi rwose, nta kindi gisigaye. Ugomba kugenda ukajya ku mva y'uriya mukobwa ugashyiraho uyu muti naguhaye, kandi ukurikize amabwiriza y'uko nabikubwiye ubigenza, kugira ngo utaza kubyica bikaba ibibazo. Urabona rwose umuhungu wacu yaragiye agera ku mva, urabona ari kuyizenguruka agenda ashyiraho uriya muti bamuhaye hose, ashyiraho, arangije arataha. Mu gutaha yaragiye ahita ajya kuri wa mupfumu kumubwira uko byagenze, ariko akigera ku mupfumu yasanze umupfumu rwose yaguye hasi, arasa nkaho yapfuye. Ese byaba byamugendekeye gute uyu mupfumu wacu? Ntabwo bisobanutse rwose. Umuhungu wacu ari kumukorakoraho, ari kumva ko umutima utera. Akiri kumukorakoraho yumvishe ijwi rimubwira ngo rekana n'ibyo urimo, nukomeza gukora ibyo urimo niwe bizagiraho ingaruka. Agihindukira yatunguwe no gusanga ari wa mukobwa bakundana, Zinduna, wa mukobwa wihindura igini. Ese byaje kurangira gute? Ntuze gucikwa n'igice cya 8 kiraza gusohoka mu kanya karaza. Njye muri kumwe ni Birasa official. Ciao ciao.